ase wageze gute wavurikiranye nangaje kunshyuza nagawe bikora ko ntabwo nari nzi kubanga muraziranye uyu ni imbabaza muri kare what's your mom uyu muraziranye mufasa kari wicara hari kandi sinkunda umuntu uvugira njye baje kureba ntabwo ari wowe ibibazo mufitanye njye ntabwo bindeba Ano kwa kumbira ibibazo bya mere byiza nyama Ready? Wow. Action. None se ko mbona uje nta morale barwaye imeze mfasa wema nawe yagiye mu bitaro iyo cyagiye musanze mu rwanda kunsaba ko yakora ikibazo cy'uburwayi ariko tuzikorera ibintu byose ariko basanga afite ikibazo nimba bakita constatine sinibwa kumenya batubwiye urumva yagize igihe cyo gushaka kujya mu bwiherero cyane constipation ni constantine yagize ikibazo cyo kujya mu bwiherero ngo byose biza byivanze byoroshye gukora none se ngo ari mu bitaro none se washaka kumbarira iki ubundi ubushize cyagiye bamuha akazi ariko ndakanga inshuro nyemerera gusa nimba wanyemerera byibura ukamfasha ku kibazo cy'amafaranga nagize cyo kuvuza mama nakomeza kugukorera ibintu byose waba ushaka none se ugiye kwemera akazi kubera ko mama wawe ari mu bibazo nanjye mahitamo mfite kandi mwebwe ko nzagakora neza uko ugashaka mufasa ndakumva ibyo mbwira ariko rero ngomba kumenyesha ko akazi kanjye ntabwo ari ako gukinisha ntabwo ari akazi koroshye wafata gutya no iyo nyemerera kandi kumvikana kugufasha byo nagufasha nta n'ikiguzi pe kubyo ni ibintu byumvikana n'umubyeyi wawe sibyo iyo ndemera ngufashe ntabwo ibyo bindi uri kumbwira ubundi bitekerezeho neza ko ndashaka umuntu uza mu kazi azi byaje uje wese apana kuza umutima umwe uraha undi uraha no turumvikana icyo kintu nabanje kubitekereza mbere ko ndakumva ko n'ubushize urabizi ko wambwiye yuko wari ukwiye nkabitekerezaho ntabwo nabibwiye kuko ngomba kubakora nkagakora birumvikana ariko nanjye sinshaka umuntu uza kubera ko wahuye n'ikibazo umuntu urashaka akazi kubera wahuye n'ibibazo ndashaka umuntu nzagakora kandi nzagakora neza nta kibazo wari ukeneye intangare rero kutuvuga ko ari kujya kumuvuza hanze dogiteri yatuye ko byadufata na miliyoni n'igice ntacyo ndaza kugukorera sheke
miliyoni ebyiri nta kibazo iyo banaheje na mbere y'iyindi yose nuko bayeje bakaza kuruza kuri shop yanjye kandi simeruka kujyayo kubera akazi kenshi no kwitanzanza ahangaha ariko ejo bazita bayinzanira mugene mu kandi subscribe kuri channel yitwa Utuntu Twinshi na Instagram iyo yitwa Utuntu Twinshi na TikTok ibyo birana TikTok Utuntu Twinshi mujye mukujyamo na Jesquiza ajya mwamamaza nyine tayari ubwo mugene mujye kureba Utuntu Twinshi nanjye ndi umwamamaza utuntu tumufollowing abantu bagende bafollowing Utuntu Twinshi utuntu following mureke sweetheart uko niko bagiye gufollowing uwo bita Jamaica niko Utuntu Twinshi TV mureke kanda kuri biju urabukoze mama Utuntu Twinshi TV wambaye dukandida utuntu najyangeza reka nivugire nta wabiva imeseke ngaho vamo twagiye nani hanyuma guys mwakoze kudukandaho mukomeze mudukandeho umurimo wanyu ukomeze uw'ibyishimo n'urukundo umunana bari hano n'utuntu twinshi bari hano wandusha gute ntabwo byashoboka ariko kiramahire ujye umenya ko umubyeyi oya nyine ibyo wishimaho wishikira benda oya hari igihe Imana yagarura Jamaica wanjye ikagarura Utuntu Twinshi Akiramana nciye intege reka Utuntu Twinshi wandebye oya ukankunda kira ahantu rwose ikina nayo ntawapfa gutsinda Degota thank you so much kwandika Jamaica ikipe yawe irakomeye DJ Benda Utuntu Twinshi urumva abakunzi be bamutegereze agenda yikurure muzamubanire hanyuma n'abanzi be ni mubyine njyewe ntabwo Jihad ari umwanzi wanjye si n'umukunzi wanjye we are just there ariko ntabwo njye navuga ngo gute si video ya posting screenshot hano mwaga muri mwese ninde mu rutarabonye screenshot hagira umuntu utambwira ngo ntabwo iyi video nayibonye ya mpano ni utaza kabono ka ya mpano nawe ninde utarabonye ya video ibane njye n'umuntu cyayifite so ibingibi rero kuza ntabwo njyewe njya bikwiza mu mutwe hanyuma ndababaza mwe ibyo muri kwivugisha abantu nyeshu ndababaza twemere ko bajadiza ngeda bazikuye he ko bakiraga bazisakaje ari puzzle ko puzzle yabaye umwere zira video zavuye he rihana uwasakaje so urumva wenda bashaka gushyiraho gucyaha ntabwo ngende kuburanya ubutabera bwacu because I do trust them n'ubutabera ndabwemera n'uburyo bukora ariko ntabwo dushobora gushyiraho comment ku bintu nk'ibi umuntu yabonye bimeze gutya Jihad twemere ko yakoraga amakosa twemere ko yibasiraga abantu barebe mu byo yibasiraga bavana nk'ibyaha bifatika nabo yibasiye bijye hariya abiryozwe biri official ariko kuvuga ngo groupe ngo warenza wiki so anyway Jihad nagende abakunzi be urumva abakunzi be bamutegereze agenda yikurure muzamubanire hanyuma n'abanzi be ni mubyine njyewe ntabwo Jihad ari umwanzi